Muraho neza nongeye kubasuhuza ko video mwazinyatse ku bwinjira za telefone n'utundi uzabibona kuri no channel. Bidatinze cyane ngiye kukwereka niba telefone yawe ujye usanga yuzuyemo amafoto, ugasanga yuzuyemo video, ugasanga telefone yawe yuzuye mu buryo utabimenyamo, rimwe na rimwe na WhatsApp yawe igakwama cyangwa se n'ibindi bintu. Hari ikintu kibitera, si WhatsApp, ufite WhatsApp muri telefone yawe ndabizi, niba uba mu magroupe menshi agiye atandukanye, menya ko ibintu bizakubaho kenshi ugasanga amafoto yisevinze no mu buryo utazi. Uramutse winjiye muri telefone yanjye ihita yuzuye, aba yaruzuye, uhita uza ugakanda ngaha. Rero urabikora gute? Banza umenye niba kwanze kuri subscribe, ukande kuri like, umenye ko wagiye no muri groupe ya WhatsApp. Urabona kari kubura, reka manze ngufashe kugira ngo ubashe kuba wambara uko mbigenza. Banza ukanda nanditse ngo kuri utudomo, urahita rero tuza wikandira no kuri setting, ukanda kuri setting, nukanda kuri settings uraza guhita umanuka gatoya. Ngiye kukwereka phase eshatu, ugiye guhita uzukanda hano handitse ngo storage and data. Urabaza ukande kuri storage and data, handitse auto download, urahakanda gutya. Nugira hano hantu uraza kubona ibintu bimeze gutya, uze umanuke gatoya, urahita uzukanda hano handitse ngo when using mobile data. Ngo ugire gukoresha ngo data uzajye downloading amafoto kandi utanabishaka, urahita ukandaho rero sasa. None iyo umaze kuwakanda urabona ko hari selectinze amafoto. Ubwo amafoto ahita uzukande hano, uzajya ushyiramo ifoto ari uko wabigizemo uruhare, ari we wabishatse, ampana kujya yizana muri phone yiyuzuza. Ukande kuri OK, kwa ko wakanze kuri dorombe byari bimeze gutya gasa umukara, urahita ugakoroka itegasa gutya nta kintu kimwe giselectinze. Ukande OK, umanuke gatoya. Mu gihe ukoresha wifi nawe uraza kwita ukanda hano ha kabiri, uhakande rimwe, muri ko wakanda twose dukandeho, twose uradutsindagira, akura gakando naka dukandeho tuveho, ntagira akantu kamwe gasa umukara cyangwa se irindi bara bitewe na theme wasize muri telefone yawe. Uhita ukanda OK, uhita uzanga ubwo byakunze, ibingibi byarangiye, ibingibi bya auto download nta bindi. Urahita uzukande usubira inyuma. Ubwo ni yari phase ya mbere, uhita ukanda hano gutya usubira inyuma, uhita ugaruka handitse ngo chat. Hanga kuri chat rero niho tugiye kuza tunasoreza. Uhita ukanda kuri chat, nukanda kuri chat harimo biro bintu byitwa visibility. Izi visibility bati ngo ni nearly downloaded in media your phone gallery. Urahita urayikanda no visibility uyifunge, uhita uyifunga. Dore nusaka ameze gutya, urahita ugakanda kahite gasa gutya nta bara ririmo cyangwa se kadapika. Nusaba bimeze gutya ugura byihora as the same. Ndagushimiye cyane rero nuko ngukora ubikora. Ugize akantu ushaka kumenya kuri WhatsApp, hari uburyo video nshaka kubakorera cyangwa se bamwe murayizi, uburyo ushaka kuwaganira n'umuntu icyongereza ukoresheje WhatsApp gusa cyangwa se igifaransa, yakohereza mu gifaransa ukabibona mu kinyarwanda, wabinkoreza mu kinyarwanda bakahita bibona mu rurimi wabishatsemo. Ndagushimiye cyane rero. Ntugende udakoze subscribe cyangwa ubure gusiga igitekerezo cyase muri comment cya video y'ubutaha ushaka nagukoreraho. Ariko by'umwihariko uze muri WhatsApp channel, harimo link muri commentaire, harimo link isubururu, ujye muri WhatsApp channel. Ndagushimiye cyane kandi ndabubaha, respect kuri mwebwe. Comment yanyu mwese ndabasubiza, mugiriye byiza, ndabashimiye.